Tugiye kubaha ikaze inshuti z'akadasohoka za Sky TV Show. Kanizere ko mumeze neza, nawe utameze neza kanizere ko buri buze kugenda neza cyane, kubera ko Imana nicyo kintu ibibereye kugira ngo ize kuba yabaransa ibitameze neza, cyangwa se kuba yaza kugira ikikora ku bitameze neza ndetse no kubimeze neza igakomeza ko yabigenda igira uko igenda ibyongera ndetse bikagenda kuba birushaho kuba byiza. Rero kuri uno munsi tugiye kugaruka ko mu update yacu nk'ibisanzwe hacimo iminsi cyangwa se igihe tutakora ama update agiye atandukanye, aho akaba ari amakuru bagenda asohoka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho bigenda bisohora amakuru agiye atandukanye, ariko twebwe tukaba twibanda ku showbiz cyane, tukareba biba birimo biragenda bivugwa hirya no hino. Rero nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kugikora ku itariki 20 z'ukwa karindwi umwaka wa 2025. Se rero kanizere ko umeze neza, kandi ko ubiri kimwe cyose kiri kugenda neza, ndetse navuga ni wowe utarakora subscribe waba uwa mbere muko wagera kuri YouTube channel yacu ukaba wakora subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kuba wabona ibiganiro bigiye bitandukanye Sky TV Show igenda ibategurira umunsi ku wundi. Rero katurenze ko gatoya ubundi tugaruke twinjiye mu bintu navuga ngo bigiye bitandukanye, ayo akaba ari amakuru agiye atandukanye, amakuru itangazamakuru byagiye bisohora, ubundi natwe tukabyinjiramo tukareba se ubundi bifashe bite cyangwa se bihagaze gute. Rero munyemerere tanze ko gato ubundi tugaruke n'amakuru yacu y'uyu munsi. Tudatinze cyane, katurebe kuri ano makuru yagiye atangazwa, akaba ari amakuru tugiye ko twakinjiramo muri akanya, aho tugiye guhera kuri ino nkuru irimo avuga yuko umukinnyi wa filimi cyangwa se umuntu uzwi cyane muri sinema hano nyarwanda cyangwa se muri komedi nyarwanda nka Soroba, aho yaje kuba yagaragara mu mashusho yiwe agiye atandukanye, bagiye bamufata mu buryo wenda we atazi nimba neza ayo mashusho yaba yaragiye hanze mu gihe yaherukaga ko yajya mu gihugu cya Uganda ejo bundi. Byaje kuba byaba ngombwa yuko uyu mukinnyi wa filimi cyangwa se uyu comedian ndetse akaba n'umushoramari mu bintu bya sinema, akaba haragaragaye amafoto cyangwa se haragiye hanze amashusho agaragaza yuko yari yafashwe n'inzego z'umutekano za Uganda, ndetse aho ubona namwe ku maskini yanyu, aho mubona neza ko bamutambikanye kabisa n'amapingu n'umukobwa ku ruhande, ndetse akaba yarajyanwe muri sitasiyo yaho, aho yaragiye kuba yabazwa ibyo yafatiwe cyangwa se icyo arimo arazira. Rero uyu akaba ari umukinnyi wamenyekanye nka Soroba, navuga ngo yamenyekana icyatumye afungirwa hariya cyangwa se icyatumye yaba yajyanwa kuri sitasiyo ya polisi yo muri Uganda, aho ariko navuga ngo abantu benshi cyane batangiye kwibaza se akaba noneho Soroba yakoze iki, ese yaviyoye imihanda yaho, ese yarwanye, ese byagenze bite, ariko benshi cyane bagiye bakunda ko bavuga ati wenda byanga byakunda ntiyabuze nk'amakosa akora yo mu muhanda cyangwa se akarwana, ariko si amakuru duhamyeho cyangwa se dufite gihamya. Ariko icyo nakubwira muri akanya ni uko uyu mukinnyi wa filimi afunze, ndetse navuga ngo ubu ngubu aracyari mu nzego z'umutekano za Uganda. Rero nanone indi nkuru ni inkuru y'incamugongo yaje kuba yatrendinga cyane, aho umutiktoka wari ufite 61,000 kuri TikTok, navuga ngo wari ukunzwe ndetse wari ufite capacity nini cyane y'abamukurikira, ariko bikaza kuba byaza kuvugwa yuko byashoboka kuba ari ibintu byamukurikiranye nk'uko kera abanyarwanda bavuga ngo za kirazira, ariko uyu navuga ngo ni nk'umukomediye cyangwa se ni umutiktoka wari usanzwe amenyerewe ku izina rya Mr Abigendemo Gake, aho ari ryo zina yakoreshaga ku mbuga ziwe za social media. Ariko uyu musore bikaza kuba byamenyekana yuko yaje kuba yakora ikiganiro ari mwirimbi, avuga yuko abantu bose ngariho hantu bafite ikibanza ndetse ari hantu ngo twese tuba tugomba kuzaruhukira, kandi koko nk'uko abivugaga niko kuri, ariko
naho navuga ngo cyangwa se nabisanisha no kuvuga ngo nibwo buruhukiro bwacu twese, ariko yaje kuba yakora ako ga challenge yagiye mu irimbi mu mwaka w'2024 mu kwa karindwi ku itariki 19. Donc noneho nawe aje kuba yapfa no mwaka wa 2025 mu kwa karindwi ku itariki 19. Ese abantu benshi cyane bagiye bibaza aka kantu, biragendera n'abacinjinga abenshi n'abatangaza baravuga se kubera iki ese kubera iki byahuje kwe cy'amatariki yahuje, ese kuki yakoze video ari mu irimbi mu mwaka w'2024 mu kwa karindwi ku itariki 19 none akaba apfuye muri 2025 z'ukwa karindwi mwaka donc akaba yarapfuye ejo bundi ku itariki 19 z'ukwa karindwi mwaka 2025. urumva no kuvuga ngo amatariki n'ukwezi birasa n'icyo gihe yagiye kuba yakorerayo video muri iryo rimbi. Abantu benshi cyane baravuga ni rero ari ibintu ubundi kera cyane bitajyaga bikunda kubaho, cyangwa se ari ibintu wenda twakuze twumva bavuga ngo ibi birazira, ariko cyane cyane ku bintu wenda ngo bijyanye no kuba byajyanwa na ririya herezo ry'umuntu rya nyuma, ngo ubundi ngo mbere ntabwo bacukuraga imva umuntu atapfuye. urumva ni ibintu bingu abantu basigaye bazikora bakazitereka bagategereza abakiriya nk'abategereza abakiriya b'ibirayi cyangwa ibitoki. nta muntu ngo wajyaga acukura imva nyine ngo agire bayicukurire nta muntu wapfuye. donc nuko ngo mbere n'ukuntu banayicukuraga niyo wanazukaga bayicukuye icyo gihe bo babaga bakompemye ko wapfuye bakayicukura ngo noneho wazuka akaba ariko tubivuga benda bo babikompemye nabi ariko ukazanzamuka, bafataga iyo mva bacukuye bagashyiramo umutumba ubundi bakorosa hitaka bakavuga ni turamushyinguye. ariko ubu ngubu basigaye banacukura amava bakategereza igihe hazazira umuntu bakayashyiramo umuntu. rero urumva izo ni za kirazira noneho kuba wajya nko mu irimba abantu benshi cyane twakuze tunaritinya, ariko ubu ngubu kuri ino si igezweho cyangwa se navuga ngo kuri iki kinyejana turimo abantu barabyoroheje. umuntu ujya kubona ukuntu agiye muri wibwiye arifashe agiye mu irimba agiye gukora iyo challenge. tujya tubona abasumarito n'abandi bantu benshi cyane bagiye batandukanye bakajya kuba bakora ama challenge ahantu nka hariya. so rero biriya ni ibintu navuga ngo bigukururira akaga, ariko cyane cyane ibyo bagiye bikundwa kuvugwaho n'abatari bakeya. ariko uno muje navuga yuko nawe yari yikururiye akaga mu kuba yajya kuba yakora ikintu nka kiriya cyo kuba yajya mu irimbi agakora challenge nk'iriya. none abo ngubu bikaba bivugwa yuko ari ikintu cyamukurikiranye kuva kiriya gihe ku itariki 19 z'ukwa karindwi mwaka wa 2024, ndetse akaba apfuye nawe kuri ino tariki isa nk'iyo ngiyo muri mwaka wa mbere ku itariki 19 z'ukwa karindwi mwaka wa 2025. se no kuvuga ngo ni ibitangaza cyangwa se ni ibintu byabaye bitangaje na benshi cyangwa se byagiye bitangaza n'abantu benshi cyane. se rero tuve kuri ino nkuru, ariko tumwifuriza iruhuko ridashira, ndetse tunakomeza n'umuryango mugari abo bamukundaga, ndetse anavuga ni tunihanganisha na famiye yiwe muri rusange, ndetse n'inshuti n'abavandimwe tubafata mu mugongo, cyangwa se dukomeza kugenda tubafata mu mugongo twebwe inshuti zakundaga uno musore navuga ngo bamaje kuba yakitaba yaduhanze. so rero katwihute cyane turebe ku yindi nkuru. indi nkuru iri kuvugwa yuko ubuyobozi bwa hoteli Chateau de Mara iherereye mu karere ka Karongi bwatanze ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB burega abaheruka gukoreramo ubukwe gukangisha gusebanya no gukoresha uburiganya ngo batishyura amafaranga bari babereyemo hoteli cyangwa se amafaranga bari bakoresheje. rero iyo akaba ari ubuyobozi cyangwa se akaba ari umuyobozi w'ino hoteli Chateau de Mara, aho navuga ngo yamaje ko yageza ikirego muri RIB, aho avuga yuko ashinja
abari bakuriyemo ubukwe ejo bundi ari nabo ngo bafashe iya mbere mu kuba bayisebya ngo bakayiharabika mu rwego rwo kubakangisha yuko bayisebya bakayiharabika bibi cyane, ndetse aho navuga ngo nabo buno buyobozi bwagiye kubarega yuko baherutse cyangwa se baherutse kuba banatuma ino hoteli igira indi shusho cyangwa se ifata iyindi shusho bitewe n'ukuntu bari bayiharabitse bavuga yuko nta serivisi nziza bagira, aho navuga ngo abantu benshi cyane banagiye banabyemera koko bitewe nk'uko abari babisohoye ni abantu bazwi cyane cyangwa se bari public cyane muri ino sosiyete, ariko bikaza kurangira ino hoteli abayobozi bayo babajyanye kuba babarega muri RIB mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB hano mu Rwanda, aho RIB nayo hitezwe yuko igiye kuba yabyinjiramo ndetse ikaba yabikurikirana, baba bahamijwe n'ibi byaha bakaba banahanwa, ndetse bakaba nabo bagira n'uburyo nabo biyenda bireguramo mu byaha bazaba bari kurega, cyane ko barimo barabarega ibyaha bitandukanye harimo gukoresha imvugo nyandagazi muri rubanda ririya bagiye bakoresha babaharabika, aho navuga yuko banakoresheje n'uburiganya aho polisi ku rwego rwo kuvuga ngo batishyura amafaranga, ndetse banaza kuba bakoresha no gukangisha gusebanya no gukoresha uburiganya nk'uko nabivuze aho hejuru. Twihuse cyane nuko indi nkuru irimo iravuga yuko Miss Muyango Uwase Claudine wabaye umukobwa uberwa n'amafoto Miss Photogenic mu irushanwa rya Miss Rwanda mu mwaka w'2019 yakebuye abafite inzozi zo kwamamara, abagira inama yo gushyira amahoro y'umutima wabo ku mwanya wa mbere. Ibi rero akaba ari ibintu yakunze ko yaciramo renga akavuga ati byanga byakunda nuza muri ino mihanda ukaba yamamariramo utari umuntu ufite umutima ufite amahoro muri we, wagihora uri mwihangana ndetse n'abusanzemo ndetse n'abandi bari hanze, bikajya bituma byibuze wanakuramo n'izindi ndwara zirimo kuba wapanika kurenze ndetse agahinda gakabije n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero yavuze ati nimba ushaka kwamamara burya no kubanza ugashyira amahoro y'umutima imbere, ubundi ibindi bikaza nyuma. Se rero indi nkuru ivuga yuko ubwo Ariella Ways yari ku rubyiniro Riderman yamusanzeho baririmbana indirimbo bakoranye bise Bipanaje, aho abantu navuga ngo benshi cyane bahise bayishimira bakavuga ati ubundi twari dutegereje kuba twabona ino club y'aba star on the performance bari kwiririmbana kuri performance. Rero indi nkuru nakubwira nuko mu bigaragara Riderman yarakumbuwe mu bitaramo bya Iwacu Muzika Festival bitegurwa na MTN, bitewe nuko umwaka ushize atari yigeze yitabira bino bitaramo, aho rero abakunzi be berekanye yuko bari bamukeneye cyangwa se bari bamukumbuye cyane ku rwego navuga ngo ruri hejuru. Rero nuko navuga yuko na Juno Kizigenza nari mu bantu bagiye banyura abantu cyane bagiye bitabira ibino bitaramo bya Festival Iwacu Muzika bitegurwa na MTN. Izi update twaba dusorejeho, izindi update nakagaruka giye twabanye kuri izi update ni Sky mwenye. It's your Pablo Capital Pachino Macadon Tigre Pistol, it's your back end shop boy anadushine devanede ku it's your shop ya Sky Miss Move. Tunane muzindi update aho utarakora subscribe ndagutsa cyangwa se ndagushishikariza ko wakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kuba wa mbere mu ko wamenya amakuru yacu agiye atandukanye. Tubonane muzindi update.